Reka tubahe ikaze ku mwanya w'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda mukamugiye kurigezwaho na Alphonsine Musanganire. Tugiye kubereka ikirere kiriwe kuri tariki ya 8 Gicurasi 2026 ndetse tubahe n'iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 9 n'irindi rigeza ku itariki ya 12. Muri rusange ikirere cy'u Rwanda cyaranzwe n'izuba ndetse n'ibicu byaje kwiyongera ku masaha yo ku gicamunsi bigenda bitanga imvura mu bice bitandukanye by'igihugu, no kuvuga iby'intara y'Iburasirazuba, y'Amajyaruguru ndetse n'Iburengerazuba. Turakomeza guteganya imvura muri iri joro mu ntara y'Iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, mu ntara y'Amajyepfo, y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara y'Iburengerazuba. Ku munsi w'ejo turateganya nabwo imvura, ariko reka duhere ku muyaga turebe umuyaga uteganijwe. Umuyaga uteganijwe ni umuyaga mwinshi, uzaba ufite umuvuduko uri hagati ya 5 na 10 ku isegonda. Hateganijwe ko uyu muyaga uzaturuka mu majyepfo y'Iburasirazuba werekeza mu majyaruguru y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Mu masaha ya mbere ya saa sita turateganya yuko mu ntara y'Amajyepfo imvura izagwa mu karere ka Nyaruguru ndetse na ka Nyamagabe. Ibindi bice bisigaye by'intara bikaba biteganijwe kuzarangwa n'ibicu bizaba byiganje. Hateganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C 16 ndetse na 17. Mu ntara y'Iburengerazuba masaha ya mbere ya saa sita hateganijwe imvura mu turere twaho twose, ndetse muri iyi ntara hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe cya °C 13 mu karere ka Nyabihu, ndetse ahandi hasigaye igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 16 na 18. Mu majyaruguru imvura iteganijwe mu masaha ya mbere ya saa sita mu karere ka Musanze, aka Burera, aka Gakenke ndetse n'aka Gicumbi, igihe mu karere ka Rulindo nta mvura ihateganijwe. Hateganijwe ko muri iyi ntara igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C 14 na 16. Mu Burasirazuba mu karere ka Gatsibo niho hateganijwe imvura mu masaha ya mbere ya saa sita. N'uturere twaho dusigaye hateganijwe kuzarangwa n'ibicu bizaba ari byinshi, ndetse muri iyi ntara igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C 16 na 18. Umujyi wa Kigali nawo uteganijwemo ibicu bizaba byiganje mu masaha ya mbere ya saa sita n'igipimo cy'ubushyuhe cya °C 18. Ku masaha yo ku gicamunsi turateganya imvura yumvikanamo inkuba, ikaba iteganijwe mu turere twose tugize intara y'Amajyepfo. Muri iyi ntara Kamonyi izageza kuri °C 27, ahandi hasigaye igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C 25 na 26. Mu ntara y'Iburengerazuba imvura izakomeza ku masaha yo ku gicamunsi ndetse iziyongera yumvikanamo n'inkuba. Hateganijwe ko Nyabihu n'ubundi izabikonje izagira igipimo cya °C 21. Hateganijwe ko ku masaha yo ku gicamunsi kandi mu ntara y'Amajyaruguru imvura yumvikanamo inkuba izagwa mu turere twaho twose, ndetse imvura yumvikanamo inkuba ikazagwa mu turere twose tw'intara y'Iburasirazuba. Nyagatare niteganijwemo igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru ugereranyije n'ibindi mu gihugu cya °C 29. Umujyi wa Kigali nawo uteganijwemo °C 28 n'imvura yumvikanamo inkuba ku masaha yo ku gicamunsi. Reka turebe iteganyagihe ry'indi minsi kugeza ku itariki ya 12. Turakomeza guteganya imvura mu karere u Rwanda ruherereyemo no mu Rwanda muri rusange. Tukaba rero duteganya ko imvura izakomeza kugwa mu bice byinshi kugeza ku itariki ya 12, ariko ikazibanda cyane cyane hagati y'itariki ya 9 n'itariki ya 11. Dusoze kandi tubabwira yuko muri rusange ejo izuba rizarasa saa 11:52 za mu gitondo renge saa 12:01 z'umugoroba. Murakoze gukurikira iteganyagihe, tubarakiye ryo ku munsi w'ejo. Tunabashishikariza gukomeza kurikira iteganyagihe ku mbuga nkoranyambaga za Meteo Rwanda, ndetse no kumuhamagara umurongo utishyurwa 6080. Mugire weekend nziza.